Ega sha Blaise webyorere numvise namwe imiti yamukwese indanze kuva. Oya ngende ibintu ndagomba byumva. Nuko rero arega buriya niba Imana aragenye ko uyu mwana azabaho ntacyo wakora ngindire. Ase ubundi wamwaye n'umuravumba biranga. Wumve ngo ntacyo nakoze rwose arega nanjye sinishimiye kubyarira mu kandi abivamo arigana na sitari kavamo. Ese biye rye gusiteraho niyo yabuze kugira ngo amasaka akiri umuyaga. Buriya amasaka ni Mama wawe. Gonde? None se wakirofa we ibyo amasaka bijemo gute? Ukurebera hamwe uko twanangura uwo mwana. None se kubizi ko ntacyo nakoze ngiyimvemo uragira ngo mbigenze gute? Nanjye sinzi uko urabigenza kabisa gusa usasikeje ukishyura. Nzayikurira. None se nimba ubizi ubundi aya mafaranga tugiye gutanga n'ayiki? Uko nzayikuramo njyewe ubizi. None se ubikora bitandukanye no kwa muganga? Nzayikuzamo intoki. Gute ubwo? Afata intoki zanjye nyine izubona. Azinjizamo ngahita ngajabandura no hasi ngo pisi. Ubundi burofa bwawe no kuva na kera. Ngo? Komeza utondare mama washaka kujya konsa. Ubu ni kabagabo twagowe nk'inshinzi umuntu uzayizana n'azabagatora. Ese ubwo nawe ujya wibara mu bagabo? Ese ubundi urabona ndi iki? Uri imbwa si ibyo iki kurusha ko bashobora kwisiga ku rupanga ariko komeza umuko utanabishoboye. Ubundi rero nkabana nabo mu ingenzi yawe. Ndumva yandi atari ngo babe kwikuramo ahubwo no kugira vuka bwabo. Kabwagurira muri wese. Ese Mana acumuye iki ku buryo ndeka ngahura n'imbi igenda isunguza umurizo gusa. Nanjye imbere icyo yambaye ijya kumpuza nk'inshinzi nkawe. Uziko kubera ko nyitunga cyane ndi kumva nazanye n'umurizo. None se wumvaga mbese? Nigire vaho ahubwo ndi kumva nshaka kujya kubwegera.